reka nkwifurize kugubwa neza wowe ukurikiye Johnny TV show, nkuhaye ikaze nkwifuriza amahoro ya nyagasani atanga ndetse nanagusuhuza, nkwifuriza kugubwa neza muri uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2025. hari amakuru yiri avugwa ku munsi wa none ngiye kwibandaho cyangwa se ngiye kugarukaho. muri aya makuru hari byinshi biri kugenda bivugwa ndetse n'ibyagaragaye mu mashusho, cyane ko ingabo za M23 cyangwa se izitwa inyeshyamba za M23 mu gikorwa cyo kubohora Bukavu ku munsi wa none rero hakaba hongeye kugaragara imirwano ku mupaka w'u Rwanda na Kongo mu kice cya Rusizi, akarere ka Rusizi, ubwo ni Rusizi ya kabiri cyangwa se ku mupaka wa kabiri. mirwano ikomeye rero y'ingabo za FARDC ndetse n'uyu mutwe bakaba bahagiriye imirwano ikomeye cyane, aho M23 yari irimo irarasana n'izi ngabo ndetse bikaba bisa gato n'ibyabereye ku mupaka w'u Rwanda na Rubavu cyangwa se byabaye barimo gufata Goma. Muhaye ikaze rero wowe utuye ku magabane itandukanye, wowe utuye ku mugabane w'i Burayi, abatuye muri Afrika muri rusange mu bihugu bitandukanye bitari u Rwanda, abatuye muri Amerika, abatuye muri Aziya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Kora subscribe none ahangaha kugira ngo ayo makuru yose tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ajya kugereraho kandi ujye uba mu ba mbere aya makuru agezeho. uyu munsi ndeka andi makuru nyahere ku nkuru yagiye hanze ku isaha y'isa moya n'iminota 50. uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025. ni inkuru itangaje aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Generali Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yagiye kuri handle ya Twitter ye agatangaza amagambo akomeye, amagambo yagarutsweho n'abasesenguzi bagiye batandukanye ndetse bakanabivugaho mu buryo bugiye butandukanye. uyu mugabo yagize ati: inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubize amerwe mwisaho, ariko abarundi b'umutima mwame mugubye kuko ntawuzi umunsi w'igisuma. muri aya magambo tuyagenekereje mu Kinyarwanda yagize ati: inyuma y'ibiganiro nagiranye n'abakuru b'ibihugu cyangwa se n'abagenzi b'ibihugu cyangwa se n'inshuti z'u Rwanda, nababwiye ko cyangwa se navuze ko abategura igitero cyo kuba batera ku Burundi nibasubize amerwe mwisaho cyangwa se nibabyibagirwe. ariko n'abarundi b'umutima mwame mugubwe kuko ntawuzi umunsi w'igisuma. n'abarundi mwese mutuze mushyire umutima impembero, mwumve ko umunsi w'igisambo nta muntu uwuzi, cyane ko bavuga mu Kinyarwanda ko iminsi y'igisambo ibaze. hanyuma tudatinze abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda benshi bahise bajya kuri ubu butumwa barabutagingaho, bamwe babutangaho andi makuru, abandi bavugaho ibitekerezo byabo ndetse n'abasesenguzi bagiye batandukanye bagiye bagira icyo babivugaho. reka nkunyuriremo zimwe muri komenti z'abagize icyo babivugaho, cyane ko abenshi bafite icyo babivuzeho. ubwo nawe igitekerezo cyawe uragitanga ahangaha. uyu ni umurundi byari byo byose wagize ati, uyu ashobora kuba ari umunyarwanda, yagize ngo Rwanda attacks but is never attacked. In the history of Rwanda and Burundi, who lied to you that you ever defeated us? You will not intimidate us, especially now that you have made yourself a menace. bigenekereje mu Kinyarwanda yagize ati: u Rwanda ruratera ntiruterwa. mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi, ninde wakubeshye ko ushobora cyangwa se ninde wakubeshye ko wigeze mudutsinda? yagize ati: ureke aho ngaho
kudutera ubwoba, kuko ntimuzigera mudutera ubwoba, cyane ko kugeza kuri ubu ngubu wowe ubwawe nawe umaze kwishyira ku karubanda. Hahita haza umurundi nawe agira ati murakoze kuri ubu butumwa, tugume tugubwe tugavye, kandi n'abanyarwanda babyirengagiza, barabizi ko Uburundi butandukanye na Kongo. Abanyarwanda badatekereje ngo tubane mu mahoro, abanyarwanda badatekereje ngo tubane mu mahoro, hazoba homboka. Kigali tuyinyukure icike umunyota. Babona abarundi, undi ahita azaravuga ngo you will be held accountable for your actions one time, your excellency. Hanyuma undi nawe ahita azaramusubiza ngo to those who think Rwanda will be as they wish will be disappointed. Rwanda will be the way Rwandans want it to be. Ati u Rwanda, kuri abo ngabo bifuza ko u Rwanda ruba nk'uko babyifuza bazatungurwa cyane ko u Rwanda ruzaba nk'uko rwifuza kuba. Hanyuma undi nawe araza ati ariko ninde wagutumiye mu ntambara zo kwibohoza z'abantu zitakureba? M23 yaje kukureba igihe wayoboraga East African Community igusaba ubufasha ngo ubwire Kisekedi agirane nabo ibiganiro, urabyemera. Nabo bakwizeza ko batazakorana na Red Tabara kandi batazashyira impunzi z'abarundi gato, bati kandi ko batazashyira impunzi z'abarundi mu gisirikare cyabo. Ibyo barabikurikije. Ati ibyo barabikurikije, ndetse M23 yakiriye neza abasirikare b'abarundi baje nka umuryango wa East African Community, ibaha ibice yabohoje bya Rumangabo. Bukeye East African Community yirukanwe wiyunga na FARDC n'interahamwe. Abasirikare bawe batwikira batutse amazu muri Kongo, batwika amazu yabo bari baje kurinda Ibaze. M23 niko kugaruka ikirukana abasirikare bawe no gukiza abaturage muba mushwanye ubwo. Umuyobozi mwiza arinda abaturage be, harimo n'abasirikare be ntashotorana n'ibisirikare bimurusha imbaraga. Abasirikare watakarije muri Kongo bapfiriye ubusa, abaje guterura intumbi za bene wabo ibihumbi n'ibihumbi ntibazigera barwana na M23, bangije kuneshwa mu bwonko. Uzisobanura na M23, ariko kuba u Rwanda rwagutera ryama usinzire. U Rwanda ntirushobora gutera Uburundi keretse aribwo bwaduteye. Ibyo tubikoreye igihango n'umwami wanyu, twabikoreye igihango n'umwami wanyu Mutaga Nyamubi, kutwicira abami twa Nyaruteja mu myaka ya 1540 n'ibindi byinshi ntagenda nsoma. Ibyo ni bimwe mu byagiye bitangwa n'abaturage cyangwa se n'abakurikirana uyu mugabo kuri Twitter. Mu yandi makuru rero, nk'uko nari mbikubwiye, ku munsi w'ejo tariki 15 Gashyantare 2025, umutwe witwaje intwaro wa M23 n'umutwe w'inyeshyamba nk'uko byitwa, ukaba waratangaje ko wamaze gufata umujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege gatoya. Mbere y'uko batangaza Kavumu ko bafashe ikibuga cy'indege cyayo, bakaba baratangaje ko rero impamvu bafashe kino kibuga cy'indege ari kugira ngo bakumire ahari umwanzi hose, ndetse n'ahari guturuka umwanzi n'igisa nacyo, kugira ngo birinde kuba bakongera guterwa nk'uko bakorwaga cyangwa se byakorwaga mu kwica operasiyo zabo mbere bitewe n'iki kibuga cy'indege. Hanyuma kuri uyu munsi kandi ku itariki 16 Gashyantare 2025 ku mupaka w'u Rwanda na
Kongo ku gace gaherereye Rusizi ku mupaka wa Rusizi ya kabiri, ubwo ingabo za M23 zari zirimo zikatakata mu mujyi wa Bukavu. Hagaragaye imirwano ikomeye cyane yahuzaga izi ngabo ndetse n'ingabo za Kongo ndetse n'imiryango cyangwa se n'izindi ngabo zose zihuje zirimo FDLR na FARDC kugira ngo barwane n'uyu mutwe. Hakaba habereye rero imirwano ikomeye, abasirikare bagiye batandukanye bakaba bagaragaye mu mirwano yo kurasana cyane, ndetse bikaba rero byabereye kuri uyu mupaka. Bikaba binavugwa ko u Rwanda rwazimije ibindi bisasu byari byoherejwe mu Rwanda nyuma y'uko Kongo ishatse kongera kurasa ku Rwanda, cyane cyane ko abasirikare bo muri Kongo bamaze kuba bacika intege bagashaka kurasa mu Rwanda. Hanyuma igisirikare cy'u Rwanda bakagerageza kwirwanaho ndetse no kongera kuzimya ibi bisasu kuri uyu mupaka. Ni mu nkuru rero twagiye tubona n'amavideo agiye atandukanye yagiye acicikana hirya no hino, natwe tuba turi mu bambere kugira ngo dukomeze kugenda tubikugezaho. Niba utari wabikurikiye rero ubwo gukora subscribe kugira ngo n'andi makuru agiye atandukanye ajye akugereraho ku gihe. Kandi kankubwire ko mu gihe Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kwemera ibiganiro n'umutwe wa M23 barizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu, M23 rero nayo ikaba ikomeje kugenda yigarurira imitima y'abakunzi bayo, cyane ko kuri uyu munsi hagaragaye amashusho y'abaturage benshi cyane bayihereza ikaze mu mujyi wa Bukavu, cyane ko bari bayishimiye. Bikaba binavugwa ko harimo abafashije abasirikare ba M23 kugira ngo babereke aho abasirikare bari basahuye cyangwa se abasirikare bahohoteraga abaturage muri uyu mujyi bari bagiye kwihisha. Mu mashusho yagaragaye abasirikare ba M23 rero bikaba bagaragaye barimo kurasa ndetse no gukuramo bamwe mu bari bagiye kwihisha muri bamwe mu baturage, ndetse n'abasirikare ba FARDC n'aba FDLR bakaba bakuyemo imyenda ya gisirikare bakambara nk'abasivili bakajya mu basivili. Abasivili rero ndetse cyangwa se abaturage bakaba bagaragaje ibyishimo bidasanzwe byo kwakira zino ngabo muri uyu mujyi ndetse no kwakira izi ngabo muri iki gihugu no muri aka gace. Bikaba rero byishimirwe cyane n'abaturage benshi, bakaba bagerageza kugaragaza ko bashaka gufata iki gihugu. Reka nkushimire nawe wakoze subscribe, niba utaranayikora nawe yikore none ahangaha kugira ngo amakuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ajya kugereraho ku gihe kandi ujye uba mu bambere agezeho. Imana ikurinde, ndagushimiye cyane. Njye wakugezaga aya makuru nitwa MC Cadman.